Imana bane namwe Your Excellency, nashakaga gushimira cyane RMC ko yarateguye iki gikorwa. Ntabwo ari buri gihe umuntu abona Perezida wa Repubulika imbere y'amaso yo kugira ngo tubashe kumubwira directly. Your Excellency, mwatubwiye ko ubutaha mwe muzakora ibyanyu mukaza mutubaza twaye icyo twakoze. Njye nashaka gusaba wenda ndibeshya ariko nibyo nabashije kubona, turasaba RMC ko yashiraho urubuga website ya RMC aho ibintu byose bigaragara very clearly, tukamenya ngo komite ni iyi ngiyi, nk'umagazanga ndi umudamu ako ntago nzi ninde ushinzwe abadamu muri RMC. Hari abantu batazi ninde ushinzwe urubyiruko, turifuza ko mu bidushiraho bikagaragara tukamenya. Hano hari abayisilamu bazi ikoranabuhanga, sibyo? Babikora mu bahembe cyangwa ntimubahembe, dukora n'Imana tubone ngo programme ziri gukorwa ni izi ngizi, gahunda iri gukorwa ni iyi ngiyi, kugira ngo habeho nk'uko Your Excellency mukunda kwivuga bivuga rwose birumvikana, ndetse abantu mukajya mubonaho mutangira ibitekerezo byubaka. Ngira ngo ubuyobozi burabyumva. Icyanyuma nashaka kuvuga nk'uko mu bizo by'igitekerezo twashaka gusaba nk'uko mu Rwanda habaho gahunda za leta, habaho na private sector. RMC twemerere mudo amategeko tugenderaho, niba dukoze ikintu cyane kijyanye na Islam, yaba ari education, yaba ari business, yaba ari ubuhinzi, yaba ari ubworozi, mutubwire ngo amategeko ni aya ngaya, ariko mutwemerano bafite ibitekerezo babikore RMC without taking over, kugira ngo natwe tukontribue mu kubaka igihugu. Birasobanutse rwose. Mfite ibyifuzo bibiri bito cyane. Komeza. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane, wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mugitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Ari iki? Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Your Excellency, turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya. Indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitaniye n'ibya Islam, ahubwo Islam inarenzaho. Turabemera ko muduhaye urubuga, Islam ni ukuri zadufasha, ari mu kugira isuku, ari gukora business neza, ari kwita ku baturage. There's accountability n'ibintu bisobanutse, strategies zikora neza. Turasaba muduha urubuga nk'uko mwaraduhaye RMC na iduha urubuga. Murarufite rwose, nta kintu musaba. Yes, mufite uriya wari ukwiye kumumenya, ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Hanyuma ibindi biraza local government. Icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki. Murakoze cyane. Mutinya babakangura mu gitondo ni iki? Ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi.